wasubiye kwa yandari uyareba hano reba hano ko bari wongeye wasubiye kwa yandari gasutwa ruharwa cyokoze iyo sida njye ntuzayireba se uvuye he? Ugiye he n'akagare? Ahubwo se muri iki gitondo wazindukiye he? Nari mvuye kuri boutique. Urabese kuri boutique gukora iki ko mbona nta kintu ufite? So ndi kukubaza nawe ukambaza, ndi kukubaza ugiye he n'akagare k'umukozi? Ase undi modoka ko ntayibonye. Ibyo se birakureba kandi? Ariko rwose iyo uvuga ngo ibintu ntago bindeba ndibaza wabishatse wenyine ku buryo umbwira ngo nago bindeba. Ariko none abagore muri iyi minsi shinzwe iki se muri uru rugo mu gihe ntarebwa n'ibyo mu rugo rwanjye? Wowe ushinzwe kumenya iby'abana, ushinzwe kumenya ibyo mu gikoni, iby'imodoka birakureba. Ariko mugabo we rwose umaze kwiyumva pe kandi sinze agacu hindiramo, ariko ibyo ari byo byose birajya ku mugaragaro ndaza kubimenya. Uraza kugira ute? Ndaza kubimenya ariko icy'ingenzi ndashaka rero ikintu nanga mu buzima bwanjye nanga ukuntu nkubwira noroheje wowe ugashaka ko ibintu tubigira intambara nese urajya ntago ncika ntago ncika. Ariko ubundi uri seriye cyangwa ntago uri seriye? Uri seriye cyangwa wabonye nkomeza gukomeza kugira? Nyine ugiye he? Iyo ngiye birakureba se? Wowe usanzwe mbaza aho ngiye? Ngaho urenga. Ariko none uri umusazi cyangwa wacanganya ikiyo mbimenye se ahubwo? Ako wabonye ncece kugira ngo sha ntago nzi kuvuga. Imodoka iri he nyine? Toka mpebera kwigarika. Ntago urenga. Ndavuze ngo rekura. Ndavuze ngo rekura mbare rimwe kabiri gatatu warekura. Kandi mishunda gushyira mu rushye. Ntago ndirekura. Ngaho ibeshyeze. Kandi mishunda gushyira mu rushye ntubyuka unkoroka. Ntubyuka unkoroka. Ngaho dore itamangiye. Ntubone nakwihoreye ugire ngo. Ibeshye unkoreho imbwa zikurye wowe nani isonirega ngo nkoraho. Hego ye. Ibyo byari ibya kera mwakubitaga abagore uko mwishakira mwarabagize ingoma z'abaporoso. Ntago urenga ha kandi urambwira nk'imodoka iri. Ako se by'imodoka birakureba? Ikinyarwanda avuga ntago cyumva. Aho iri hose iramaze. Uri kunyumva neza? Ntago iby'imodoka bikureba. Ahubwo ngenda kubwiye ngo mbare rimwe wari kwigana. Ndabyanze. Imodoka iri hehe? Imaze icyumweru ntayibona. Iri hehe? Ubwo utangiye kwitwazwa buno bugare bwa wa muhungu w'umukozi. Ako se waretse nkikira mu kazi, waretse kunyereza wa mugore we. Waretse kunyerereza nkigendera mu kazi. Nta kareka. Urabanza umbwira hano imodoka iri. Hasi imodoka irakureba. Aho iri hose iramaze. Hariyo wanguriye. Njya kwigura nawe mfatanyije nawe. Sika wagira ngo nani gishari cy'ishaka yiwanya ari hose. Hari hayanje. Ni ngombwa se yiwacu. Nonese kubera icyo uri kunsakuriza. We hari amafaranga wigeze ushyiraho ku modoka yanjye njya kuyigura. So ndi turatonganishwa n'iki wambwiye aho imodoka iri. Nabajije wa munamba ujye kogereza. Yambwiye ko imodoka utigeze uyijyana. Uvuye mu iperereza se? Uvuye mu iperereza aho imodoka yarabye birakureba. Naperereza. Ako kuva ryari ubundi utangira kungenzura ubundi wowe. Mvana kuri rino zuba kata dusubire mu rugo. Izuba ntago ari warizindukiyeho. Harubwa ninjye wakubwiye ngo urizindukireho. Ubwo waretse guteka icyayi rero ubyuka wirukankana imisozi yose. Ubyuka wo Mara yanjye. Rero wa mugabo umaze kunanira mu byukuri. Harubwo nigeze nkubera umugore mubi n'umunsi warimwe kuva twatangira kubana. Kuki uri kunanira? Niki nakoze? Kuko ngenda kunanira ndi umwana wawe. Ngenda kunanira ndi umwana uheka, ndi umwana ugendana, ndi umwana we. Ubu nkureke ko kutunguke muri kampani utwaye kano kagare ko. Byose birakureba. Hakubitandeba. Kuki bitandeba? Kuba nararizanye umukozi nkari mutiza ngo ajye arigendaho ntago bimbuza uburenganzira bwo ko nanjye narigendaho. Uri kubyumva neza? Naguri burenge hano. Ese kubera iki ntare buharenge? Ngaho nkubite kugira ngo harenge. Ngaho nkubita. Ako none wasaze. Nkubita nkuhururize wowe nkubita. Nkururiza ndeze. Urampururiza nde? Akugira ubwenge cyangwa cyo kuzi mu burara bwose ufite umuntu w'ikiraro ukuze nicyo bintu bikimbabaza ariko mu burara bwose ufite ako kunkoraho ko ni karimo ngurankubita ariko ibaze wankubise imbwa zakurya ndakubwiye ngo nyiri byaga imbwa ziramwonera uzibeshye unkoreho
Mva misho ndakubwiye ngo rekura igare ryanjye. Subiza igare hano mu. Ndavuze ngo rekura igare. Aho yajya gutega ubu moto nibyo ushaka. Ntega moto kubera cyari ko mfite igare. Naryo ujyana. Kubera se. Naryo wenda nturigarura. Rego umaze kungera ha. Ubundi ubu narashatse cyane herekeje abandi bashatse koko. Subiza ahangaha. Niryawe se igare naryo ujyana. Waretse kunyereza kujya mu kazi. Nimba tugiye gupfa igare turipfa. Ntaryo ujyana. Nese urashaka bigende bite? Urashaka bigende bite nimba wanze ko ntwari igare? Mbwira ahantu washyize imodoka. Wikomeza kuvanga ibyo birakureba bitandeba. Iriya modoka wayiguze wenyine. Akusi imodoka ntabibonye hano inyuma y'igipangu. Nta modoka yaparitse. Usanzwe parika inyuma y'igipangu se? Nese ntabwo nasanga nimba natashye nasanga mwasinziriye. Wakinguye igipangu kareba. Ngaho sige igare hano ujye guparika urugendo. Rekura. Ya. Gasi umugabo akose ubundi gutu utaramenyera ntabwo nzi iyo niziritse ku kintu. Iyo niziritse ku kintu ubwo ngomba kugikora ntabwo urenga hano. Ngankubita. Hanyuma se nyine nkubita. Hanyuma nyine urifuza iki? Nyine nkoraho. Nyine se urifuza iki? Nakubwiye ngo nkoraho gusa byonyine. Simpari Ako wagiye mureka kwiyenza. Nagiye mureka kwiyenza. Nyine nkoraho. Kandi nakujwibura ubu ngubu. Hanjwibura. Nawe ndeka atari ukuvuga gusa nka za mbwa zimoka zitari buryane. Nkoraho. Ishuri ifuza iki? Subiza igare hano ujya gutega. Genda utega abanyonzi barahari haraza Nyabugogo. Genda ari ujya gutega. Subiza igare mu rugo. Akomesha bakunera. Imodoka iri he? Urashuka ngiri hanze. Ntago ari nko mvuye se. Ngubona nta maso mfite. Rekura. Kandi misho nukomeza kunkoroga mu bwonko nge nawe gusere. Kandi misho nukomeza kunkoroga nge nawe. Rekura rino ga. Mva misho ntago igare ryanjye uri burimbuze kuri. Sawa ye, okay ngaje. Ngabwe nuhure. Nkuraho nyine hano. Nkuraho. Kandi misho ubu nago nasiga nkucetse mu rushyi. Ariko se kuko maze ubirepeta iyo ndirimbo repeta itanarangira ni indirimbo ngankubita. Simari singaragara ndi munini ndagaragara. Oya nkubita. Ntabwo ari njye wayiguriye. Nkubita. Ntabwo ari njye wayiguriye. Mfite kuyikoresha icyo nshaka icyo ari cyo cyose. Urumva? Nabishaka, urumva? Nayitiza inshuti zanjye, nabishaka nanayigurisha. Uri kunyumva neza? Yego umugabo uburenganzira ndabufite. Uri kunyumva? Hako umuntu akajya abaha ijambo mu rugo nimurangiza ngo mwebwe mube mushobora kwakwa mwishyira hejuru mu buzi umuntu uburenganzira. Subiza rino gare mu rugo niko navuze. Nubundi nturenga hano urijyanye. Ubona rega uvuye ku modoka ugiye ku igare. Wisebesha. Abadamu b'ishuti zanjye batuye hano hirya basigaye bavuga ngo basigaye bakubona wasinze wowe. Kuki uri kunsebya? Ntago urenga hano. Sawa. Akusi wambabari. Gahunda ni basi reka giye nigendere imodoka nge ndaza kuyizana n'intawe. Wayisize he? Kimaze icyumweru. Ntabwo nakubwiye ko wamaze icyumweru utazana imodoka hano se. Mvana kuri rino zuba. Subizayo tugende mu rugo. Ubwo akazi karakunaniye nyine. Uhame hamwe ngutunge. Wonunga. Ngiye kugutunga ngukoroge. N'ikindi gihe. Ntabwo we wantungambwa. Nzagutunga. Wowe nase mbona wabaye imbwa ubwo ari wowe. Akusha ufite agasuzuguro manange ariko ufite agasuzuguro kenshi. Akubera icyo umuntu yicisha bugufi mwangiza mugashaka kumutondagira. Mugashaka kumumenyera. Uca bugufi umuntu w'ikirara nkawe umugabo ushaje ukabikirara nta soni. Abana dufite uri kubaha uruhe rugero hari. Bari abana uri kubaha ubuhe burere wowe. Buri munsi baryama utaraza. Bakabyuka wagiye. Ajya ngo ashaka kumenya hano imodoka iri. Imodoka nakubajije iri hehe? Umva rero nkubwiza ukuri. Sibyo? Nyine kandi ube bwa mbere n'ubwa nyuma ngiye wongera kubimbaza. Nyine imodoka iri kwamika. Kwa wa mugore nanone. Kwa wa mugore nakubujije. Imodoka ngo iri kwamiki. Kiwi. Wasubiye kwa yandaya. Oya reba hano mbabarira. Wongeye wasubiye kwa yandaya y'umugore gasutwa ruharwa. Cyo koze iyo sida njye ntuzayintera. Turumbuka genda.